no kwigisha gusohoka mu inzu y'Imana ugende urengete no kigo ufatare inyuma muri wa muhanda wa hari inyuma cyangwa no mu muryango umuntu urimo yabasakanye kuri wakujyana kujya kwabanize uwaniwe mwanzi wabo wanyuma ukwiye kubwira ngo reka kumvana mu nzu y'Imana hako yifunikiremo. Amen. Ibingibi turimo, ibingibi turya, ibingibi dupatira menshi. Iyi ni mayibolo. Iyi ni mayibolo. Ishi urayiha. Hano asari itiyo ritari kubwira ati njyane hariya. Wajya rino tiyo naryo risizeho rikagakunga kubwira ati mbereze. Kandi wowe iminsi yawe bamaze no kwihiriza ubusa byari bikwiriye kugira ngo iyo mana Yesu yamaze iminsi 40 mu butayu atarya atanywa kugira ngo amen. Ariko wowe no kwihiriza umunsi umwe byakunaniye. Misi iratugoye kandi natwe bitwirwaho byinshi. Muzacunga murebe bibanda bageragezwa n'abakunda gusa. Ninde wazamina n'ivara y'Imana niwe ukunda kujya mu nzu y'Imana. Niwe wundi barababuraye niwe ubasha gusezera umunsi. Ariko uriya mugabo kugira ngo amen. Atari yambaye abatari kumurebe y'amabati. Uresha y'amabati. Uresha y'ikirere kugira ngo amen. Uriya ariko arindiriye ategereje umugeni usohoka mu itorero ahangaha amwakiza amaboko ye. Hano turi hano ni mu Kabirizi, sibyo? Hano ni mu Kabirizi. Hari igihe mbagera ngayitegereza ngareba urutoki ukundi rwongeye kubyuka ngareba n'ukundi kirabira yari yarakuze. Ariko bene ntabwo bakeneye kuzamubakira Imana tuva data. Uru rutoki rwacongeye kuruzura turongera turya umuneke turongera turya ikinyamunyu abana bamuto n'abashoboye kunywa inzoga bakazinywa ariko baragwa bagasinda. Kugira ngo amen. Amen. Njabarigiranire iwacu iyo hikiroga ba kugira ngo amen. Ariko amafashati yabaga ariwe wakora Imana kimana izakugirira neza. Wareze kubiza kutabishaka. Imana kandi nziza. Imana ifite amavuta. Imana ishoboye kukugaburira kugira ngo amen. Amen. Munda ya mama na data njyewe. Ariko nabuze mama afite ameza. Ora ushobora kufite nyoko akongeje akaguhaza neza yarangiza waba ufite ngari yanora ukamubwira ati ndacyo mama ari. Amen. Amen. Ngira ubuhamya bushyigikiye 35. Kandi muri ibyo bice ndagira ngo mbwire ngo wowe wa mubyeyi we ufite umukobwa wumva ko igihe cyo umuntu wese azagirira iwawe aje kumugusaba ngo amubere umufasha we kandi umukobwa aramwikundiye wowe warangiza ukamubwira ati shani ndabona ubushyingiro. Burya icyo gihe uzaba warangije kwita umurongo. Haleluya. Amen. Iwacu iriroge ba bundi ngewe ishingano ya sogokuru na nyogokuru paguterekera nanjye ndaba uwo gufata za nyama z'abafumu ngazijyana mu nguni ng'abagabo. Ariko kubera ko ihamagara gushaka kugira ngo amen. Amen. Nose kuba nari muze mama mfite amezi 3 bisobanura ko dore kubaho ntabwo bapfuye kurera kandi baramuze kandi mbaho. None si wowe kuri wo none nyoko yarakugushije na papa wawe ishimwe umuhaniriye gutaha
ku ishuri bari mu rugo bicare tubagire inama icaza umwana wamubwire mu bya Yesu uri ku murongo tubwire ngo niba hano muri no yarifu niba ari no yarifu umubwire barusengero n'ubwo rwihari ntabwo ari inzu y'abasanga ntabwo ari inzu y'abarozi ntabwo ari inzu y'abicanyi ntabwo ari inzu y'abahehesi ntabwo ari inzu y'abasinzi ahubwo ni ubuhungiro twese duhungiramo Imana ikatugirira. Amen. Nabwiye umushumba wanjye tugiye gusengera ku isi aramaze ati se muri etore rya torero riba muri Ndugu handi hubatswe amashuri vuba yubatswe muri Covid niyo ugiye ati nta kibazo basuhuza mbere twarabibasabaga bakabyara hano ati nugerayo basuhuza twese twasanze amatorero n'abandi dukwiye kubaha Imana burya umuntu mubi ntuzajya kugira ngo gusenga shitani ariko nusanga ngo bari kubyinira Yesu abagabo bakubita umudari ku buzima ibyuya bigatemba abadamu bakenanuka uzamenye ko iyo nzu irimo Imana. Ubuzima bwa korode uyu nguyu ubona mama amaze gupfa reka mubona gatoya niturangiza ndi kureba ku isaha ntabwo ndabatindira Bibiliya iravuga ngo ica gahunda girute uramucyahe nanjye ngo ndi kubara iminota yanjye neza hari ngewe iyo icyigisho cyatinze gifata isaha imwe n'igice niyo mpamvu usanga ahanini nkunda kugenda ariko ngenda narabisabye kugira ngo ndazahagera abantu bakanyimwe kugira ngo amena umunsi wa none nagombye kuba ndi busengere irubengera aho ngaho kuko niba bafite gahunda yo kubasengera ariko nde kuko tumaze iminsi ingahe tuvuye mu bunani dukwiye kumanza twaguma hafi y'iwacu ibyiza bikamanza byagera hafi y'iwacu ubundi tugatangira umwaka turi mu mavuta kugira ngo amena nabo bazategereza kundi wa gatanu bakakucyumweru kuko niko Imana iba yabishatse ndabona inzerereze indwara ibyangombwa buriya haba harimo igipapuro cy'itorero riba ryambaye kugenda njye ndabona inzerereze habonetse ukaba babizi iyi Mana abantu bayikurikiye byanga byakunda byanga byemera wava ukajyahe umva ubunge ukwete usambane ugambane n'umugenzi wawe uroge niba uri umunyabuzi uzibonamo aleluya twatumenya kumwe twakoze urugendo tujya i Karongi ntabwo uzavuga zo kwibira mu mujyi ukora urugendo rw'isaha imwe n'igice kuri moto turagenda tugezeyo Imana iratwemerera aleluya ariko ndibaza niba udakurikiye Yesu uzakurikira nde? Icya mbere ndi umukene, icya kabiri ndi umutindi wo kubabarira, icya gatatu nda Yesu nkunze mu mutima vugira ngo amena ariko icya kane ibibazo bigiye kumbetamisha umugongo nzaziyiburagiye, icya gatanu ngeze mu rugo umugore mukubise urushyi abana bagahungira munsi y'igitanda, icya gatandatu vugira ngo amena ariko ubuzisi ubuzi ijuru hagati ya shitani n'Imana ubuzi umuntu kwemera uteganya kuzajyahe ayibutsa ubu mukene ubu rero gutunga Yesu ubu ariko Mana karongera yicara kwa hagati mugire ngo amen ene gatareka mbabwire uru rugendo turimo ruratugoye kandi ruratuvuga ariko wananira kugira ngo ufunike ariko uzabona Yesu
ubu ngubwiye ngo mfite abana muno harimo abana bashobora kuba bigana n'uwanjye umwe kandi ndizera ko batabura barimo hariya hejuru barimo ntabwo bahabura. hari burashobora kuba hari n'abandi biga ku Kivumu naho hari y'undi. Gutya rero turibaza iyo ugeze kuri iyo fagitire mvugire ngo amen ariko wariye wanyweye umwana agiye ku ishuri tuzabazwa byinshi. hari igihe kizagera Imana idutumize itubaza ati cyagiye mukiri mu isi nabafashije kwishyurira abana b'abanyamashuri, cyagiye mukiri mu isi narabambitse, cyagiye mukiri mu isi narabagaburiye ariko mukajya murangorera mwanga nimugoroba mukancererwa mukajya arahita mukihina ahantu mwarangiza mugakorera ibyo abana amaso yanjye mwarangiza mukanguruka imbere. Tubaza nama yavuga ati iyo ngira amahirwe mama ngamubona amaso ku maso ngakura hari akajya arambona n'amaguru yanjye akabona ukuntu ndi kugenda akabona ukuntu nabaye umugabo akareba n'ukuntu namubyariye amuvuga. cyari igihe cyo kwicara. Buriya hagize umuntu ujya kuri YouTube yahita asangaho ibice by'ibintu bihari nashyizeho yasanga ko ubuzima bwanjye bwari bwiza akareba ukuntu ari n'inyamaswa yibera mu ishyamba akareba ubuzima bwa none akareba n'icyo gihe agahita abona ko Yesu ashoboye. hari igihe twebwe tuyoberwa aho Imana izatuva twarangiza tukayihekura. nabuze mama maze kubura mama shangaza akajya arambeka yamara kumbeka noneho munsi ya muze n'ufuka ku ngamba iri hejuru ku ngamba hirya ariko mu gutangira atari aho. yewe mama wacu wandeze akaza aje gusimbura mama kuko mama yarambyaye tumaranye amezi 3 aripfira. papa azana undi mugore amubwira hejuru ku ngamba. niyo mpamvu nababwiye ngo abantu ba muno nibadakizwa hari ibyo Imana izagira babisobanure. impamvu ni iyi kano gace guke gukata gujyana kuri Sariya kuzamuka ugakubita hirya ugiye kugera mu kazima ubundi ukamanuka ukitse gitsimbi kano kazimba ka hano hagati guke jya babara neza baramutse bakoreye Imana neza bazabona ubugingo buhoraho. impamvu simugira ngo bazabura ahubwo ngiye mfite impamvu mvuze kano kazimba ka hano uwandeze nimavuka. Amen. kandi kumbera yandeze nda umwana we araza ari umukobwa papa muzanye arambera yarangiza akamwita mu mugongo ashyira agashura neza akambeka muri za ngobyi zokera bahekaga amabana z'uruhu ubundi akanjisha neza akajya mu murima guhinga. kuko ubona ndi mu mwana ndashaje umusaza bwiye. noneho ndangije igihe kigeze atwita mbega nibere aho ngaho. ubundi umubyeyi wanjye baje gusimbura mama arandera rero umwana w'abandi wawe nurangiza kumurera gutyo hari icyo uzamukuraho kandi n'ikina Imana izakwega. arandera amaze kumbera reba umuntu wambeka agafite ingamezi 9 akambeka paka akajya mu murima akagukunzega mu rugo bitewe n'uko yabonaga ameze. undi akangana byarangiza kungana bya akanyambika neza undi akambeka akajya tukirirwa niyo akira tugataha kongera akangana bya aryama neza. umva ajya avuga ngo nyoko anyusiye ariko hari uwakubwira sibyo. ababyeyi bose ntuzabafate kwa kundi hoya habuze akakubera mama wawe harangije kundera nanjye mbaho ngaho gutyo maze kubaho gutyo bundi niberaho mu buzima. igihe kigeze ubuzima butubera igikakarubamba. ubundi nawe maze kubyara 3 ubundi nawe apfasize umwana w'ukwezi kumwe. Amen. ubundi uwo mwana wari ari umusore nawe ugiye kutuzatembera nawe yabaye umugabo ntabwo ari umwana nawe ni umugabo
ariko turakundana cyane. Amen. Noneho ariko bashobora kuba yarigeze kugera aha ko narabimubwira ambwira ati niba ugiye hariya haba umwuka wera, ibyo bavuga ntabwo ariko bimeze. Uzajya utari kwikandagira umenye ko ugiye guhaha Imana, uvugire ngo amen. Ndangije apfuye upfa kwakundi gukaraba nakarabaga bwa buzima bwanjye bwo kumesa, kwakundi ndambaraga amavunja mu birenge, kwakundi inzara zanjye zahoraga zikeye. Ubundi kumva mbabwira nusa umuntu ari kucyandika ku muhanda akagutegeka, kandi ikindi umuntu nagera iwawe yaburaye samwitegereze amaso yaburaye n'ayarari urensanganya, nurangiza umurebe mu maso niba ari n'agatasi k'igikoma ufite muri teremusi ukamuramize afata igifu. Niba Imana yabaye kawunga iri mu nzu ureba kuri kumuhereze. Amen. Uzamuse wa wundi wavuze ngo yewe unagiye gutura amaturo rero warangije ngo gutura mu giceri cy'atanu ukagenda bwije ngo ariko njye najyanye mu 10 kandi ngenda ndi kubigaragura mu rusengero ngo pasiteri ngabone ko Bibiliya iratubwira ngo nujya gukora kora ariko akaboko k'ibumoso ntikamenye ibyo wagize ute ibyo wakoze. Tugire ngo amen. Baho mu buzima arangije gupfa kubera ko yarasigiye papa abana bangahe, abana 3, nanjye ndi mu wa 4, kandi ndashoboye kujya kuvoma, ndashoboye kujya gutashya. Tugire ngo amen. Ndashoboye kujya kwahira. None ubundi abana ndababwira ati rero urabona buriya uruhinja Masenga azamarira sana, nanjye n'ubundi mama wanjye ahageze Masenga niwe nderaga, ariko mama wanjye ahita mfata kwa Masenga araza aranyirerera kugira ngo nzamugirire umumaro. Arangije arandeba murumuna wanjye aramuze ati se ayo magambo yo kutubwira yazatugaburira? Ndababwira ati aya magambo mbabwira ruriya ruhinja papa nabyare kwa Masenga bafite amata azagera ku Kabiringa, ariko twebwe hano dusigaye uko turi 3 tuzabaho, kuko buriya wa 3 wanyu nawe apfuye, dusigaye turi 3 none nyirizina tuzabaho. Tugire ngo amen. Abagabo rero gucya ikintu kitwangiza ni kimwe. Umudamu wanjye ashobora kwitaba Imana nonaha kandi anzi igihe umuryango ngomba kurera mugakura, ngahita niyumvamo ko ndahita ngenda ngazana undi mugore, ndazi ko nje kwica babandi wa mugore yagize ute yabyaye. Mujye mukurura iby'Imana, nimurangiza bene data mubyinire ku isima y'umutuku, muyikubite umugere mushake muzayimene, ariko mubikore mukiranutse, kuko nimubikora mukiranutse namwe Imana izabagusha neza. Amen. Ndangije rero mbase ngo habaye iki? Habaye za mbaraga za zindi zo kurwanya ubusambanyi. Twari tuzi gusenga, twari tuzi gukora iki, nari ndambaye udashobora kuzamuka umusozi, udashobora kumanuka, nirwa mu rugo gusa nicaye ahantu hamwe. Ubundi bw'ubuzima bwanjye ari ubwo kuremberera mu mbuga, naba ndabonye icyo njya gukura. Hangije ngiye kubona umama wacu maze amezi 3 apfuye, mbona papa azanye undi mugore amuzanye, ndamwitegereza isura ye mbona itashe kuduhembura ko ushobora kuturindira kutujyana mu buzima. Amen. Ese muri hano babarira umurikire, kubera ko iminota yanjye iri gushyira ndi kuyireba ari imbere yawe, ariko nyembere ngurikire. Nungurikira ibyo ndi gusigira hano ushaka kugutunga ibyumweru 2, bogara kongera kandi ngongera ngagaruka, ngongera ngagutundi dukeya, ngongera ngigendera, ngo utakozongera kampamagara, ngo
icyo gihe nagaruka ndazana n'umuntu wanjye namubwira ati ngiye kukwereka aho nagiye kandi Imana izagira ute izatugaburira. Mvugire amen. Noneho mama wacu arangije abaraje ageze mu rugo turamwakira neza nyine ko yari umudamu wa papa urumva ko twamutesha agaciro. Turangije twicarana nawe tuganira nawe ngo tukajya dukunda nibura kumuganiriza. Igihe turi kumuganiriza noneho igihe kigeze asa ngaho tubona n'abantu badakeneye kugira ute gushyikirana nawe. Nanjye ndakugendera boro nitonze ko nanjye ibyo ndi gukora ibyo ari byo, nanjye umurimo ndi gukora uwo ari wo. Buriya nawe baze amaguru yawe arakoranije ariko umuntu wo kuvuga urawufite, amatwi yo kumva urayafite. Mvugire ngo byo nari kubona birashoboka ariko aya ngaya akakunaniza kugira ngo ugere aho ushaka. Siporo gufara kuri kamera kugera hano twateze isi ya none ariko dufite ibisubizo byinshi. Kandi ndaza umunsi umwe araza ageze mu rugo, araza avuye guhinga, arangije arambwira ngo nanjye ngomba kujya gufata isuka nkajya guhinga. Ndamubwira ati guhinga kuri njyewe nubitegereza cyakora n'ibyo ubasha kumbeka ukangeza mu murima ukajyakira agasuka gafite umwere mugufi nzajya ndahinga. Ariko aho nzajya ndahinga nawe kugira ngo watere ibishyimbo kazajya havuga ko nzajya ndirwa nawe utamanzemo ndagaciro buzakora. Si mwebwe muzi ngo abana b'imfubyi bakuraga bararusha. Niyo mpamvu umwana w'imfubyi yakuze ukabona abaye umugabo cyangwa abaye umugore ashatse yakorera Imana kubera ko n'ubundi bwo aba yarapfuye ariko Imana igihugu irahamagara. Tugire ngo amen. Ubu si waba uzi imyaka usigaye ariko iyo umaze urayizi. Icyo ni igisubizo Yesu atubaza ko nabareze ngabakuza ngabonza ngabagaburira kuki munkomeye. Kugoma rero twese tuzi icyo ari cyo. Mvugire ngo amen. Ariko Imana ishimwe, ikintu nasanze hano kirenze kwemera ni ukubera ko mbere y'uko murya ibiteretse ku meza murya ibyo mugaburiwe mubanza kugira ute ufata umwanya wo kwikiranura n'Imana. Mvugire ngo amen. Ufite umuco nguwo natwe dutunze. Iyo twabyemerewe uyu mwanya ubanza kunyuraho tukabwira Imana ati tubabarire amasinya yacu tukayoza twamara kuyoza ubundi tukayarira. Mama wacu ambwiye ngo ujye guhinga, ndangije ndamubwira turabizi ati ndakibazo mbeke mu mugongo tugenda kandi nitugera guhinga kubera akaboko kanjye gashobora guhinga usinahagarara imitegereza. Arangije aragitegereza arandeba ati noneho jya wiri kugenda mwene muyimbuka nicyo ushobora. Sawa cyo genda babaragira kubabara uremereye. Ndangije ndagenda njya kubwira Imana tumva Imana rero barakuvuga sinkuzi. Hari abanyamasengesho banyuraga iwacu kari agasozi kazamuka n'abanyamasengesho bakunda gusenga na n'ubu iyo bakibutse bakanyuraho bakakazamuka bakabaza Imana ibisubizo byabo bazamutse uwo musozi. Ndangije mbwira Imana twari abantu banyuraho ndashaka kubafatira hano bakajya baransengera uko bamanutse bakansengera uko bazamutse bakansengera. Noneho ubundi nanjye ndabona imbaraga zawe zikumva usuwe namura namara umupira ugeze ku birenge bucya ugeze nawe bucya. Noneho ubundi wa mupira akaba umanuka ngicaramo. Noneho ubundi nkajya kwicara mu nzira hagati. Noneho kwa kundi kakajya kubona unyagaje mukabizanga. Noneho nanjye karimo nicara hagati. Noneho babandi bamanuka bavuye gusenga cyangwa se bari kujya bagasanga nicaye mu nzira hagati. Noneho ngicara ku buryo batarumva bakikirira baraza gucya ari tukubo bahita bagera kuri njyewe ntibanyura cyangwa banyura ahubwo ngiciramo hagati. Arangiza akababwira ati muzi n'ikindi ati ntabwo muravana mutansengeye mugende mubaziriza Imana icyatuma byama gucya. Mama wacu akaba ari kunywa ibiryo akambwira ko nirwo ngenda ngene akansaba kujya guhinga ndashoboye guhinga, akansaba kujya kuvoma ndashoboye kuvoma, akandeketa kujya gutashya ndashoboye gutashya. Amen. Amen. Fata umwana w'abandi bageza kumufata umufate nk'uwawe kandi ubagarire yose kuko ndazi isirizera n'izabihote n'irizamuka. Ndangije
mpamagara Yesu babandi baransengera kuko rero ubamara kunsengera nkajya mu nzu batadutuye hafi y'inzu nakumva abantu baturetse pfa bari kuririmba ngongera ndagenda gutya vuba kwamera kucara muri yansi. Amen. Bahabazigiye amafaranga shaka kumvaho neza kandi bakabwira ati ndazahabu n'ifeza dufite ariko mu izina rya Yesu wahaguruka ukagira ute ukagenda. Abarige muri bakuja ngabo ariko cyangari imbaraga za Yesu zakuzita. Amen. Uyarige tubabwira ibintu ukabyumva wowe ukabyumva wamara kubyumva ariko ukibagirwa ko ari imbaraga Yesu azakugaba. Abanyamasengesho umusuge hari nijoro baraza barara mu rugo basanga mfite ububabare. Mama wacu bari batetse inyama baranyima na wa murumuna wanjye baramwima noneho papa agataha yisimbiye yagera mu rugo tibana bariye ngo bariye kubera ko natwe twabaga twaryamye ahantu bakadufungira muri gufuri dakoze turasohoka ngo tugiye kubonana na papa noneho bwacya mu gitondo akongera akadufungira tugasohoka uwitwika muri cya cyumba wagize ute n'icyo nta bindi n'ubundi tubaho mu buzima bukakaye. Ibaze igihe wagize imyaka 18 ndazi kwambara ikabutura usibye ngibyo ku mwana wako no wabimubwiye ngo yamugize ukuri umwana w'imyaka 18 ndazi kwambara ikabutura go mfite inda wakoraga mu mutwe gutyo ugahungura warangiza ukuzuza amaki ukarambika hasi ariko Yesu yumaze kumwemera aragukarabya akagusiga yarangiza akazakambika. Amen. Ubundi agakura umuntu muri kube yarangiza akaza akamutereka mu nzu y'Imana. Umunsi umwe abarambwira gupfa si ibi gusa. Haleluya. Hari ibintu uzabona ari Yesu wibwiye. Muri icyo gihe ndagiye kuba mushyashya muri ya myaka ya 18 ndambara ikabutura. Hari umupasiteri witwa Rufose Munyakazi yari afite umudamu witwa Beretirida kuriya ku bantu ushaka kuba barakunze gusengera ikindi bose mwese ubu mwaje mu rugo cyane muri abasengera ariko baravuga ati tugomba kujya n'ahandi tukajya kureba amavuta ariko ameze sibyo tukaturacugusa mu mberezo karangiza tukumva ikirimo kugira ngo amen ndagenda umupasiteri umukawera n'umunukira arangije amugeraho arangije aramubwira gendiro de bar hari umwana witwa Mifosheti ugenda umureba nurangiza kumureba ureba amaguru ye urebe niba yabasha kubyina urebe ibirenge bye niba byabasha kugenda kugira ngo amen urebe imyambaro yambaye urebe n'ibimukwiriye urebe umutatsi ko afite niba gukwiye kumubaho urebe isura y'uko imeze urebe niba akwiye kubaho garamagaragamba muri yo urebe niba gakwiye kumubaho. Nashima ku mubiri kujya mu gahabuka nashima umubiri wakuvaho ibikoko kandi atari indwara ahubwo ari bwa buzima bukanda. Nawe ndi kukubwira ibyo urimo none bivemo ugume mu nzu y'Imana. Ahangaha ni ubuhungiro buri. Amen. Kandi nujya kujya mu nzu y'Imana duzamanze kureba ku nyungu vugira ngo amen. Aho uzagende ufite ikikujyana ushaka ubwiza bwa Yesu ushaka ubwiza bw'Imana zamuka kubera hariya hanze basengera nurangiza nabo bari sukurikira usurebe ibya Yesu uko bigenda. Pasiteri arabyuka arangije saa 11 aragaze mu rugo niba turayikorera iwacu aririmba umuririmbyi ukomeye cyane kugira ngo amen ariko ngo mwishura bera bazamurika nk'izuba. Ubwo Yesu azaza akatwambika ikamba ry'ubugingo icyo gihe
byanga byakunda abera bazamurika gizo. Pastor abaraje ageze mu rugo arakomanga bo murumuna wanjye icyo gihe ndagwari badufungiyemo abagira Imana yakoze ibitangaza bo tugiye twumva umugabo kugira hanze bo noneho murumuna ngerageza gufungurira maze sura utigo kuko yaramuzi ariko ngenda ngo nari muzi noneho arambwira ati umwana ufite umugu baganuwe bo abona asohotse na kwa mutatsi abonye agira ubwo bashaka kwirukanga buratwara rebanaga gutya ugashyiramo ukiruka arangije arambwira atari ko kugira ube kucyatagera ati papa wawe na mama babaye ariko nyine we yarazi ko mama yapfuye ariko mama wacu ari we yitande mama namubwira ati nyine nawe rero ukomeze nyoko wanyu sinyo wandeze se wamujije wambye yarapfa nuwandeze arapfa ubu kucyandeho mu buzima yarafite Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo arangije arambwira ati ndakindi kintu nguzaniye nje kumusengera Imana ariko n'akagashashi ko kubona harimo utuntu nguzaniye dushobora kuba twagufasha mu bijyanye no kugira isuku imyambarire ukajya urusa neza Imana ikazangirira neza nawe ukoreka mugirira neza. Haleluya, amen. Cyane rwose nakubwiye gufasha mugenzi wawe ndakindi yitaye nubona mugenzi wawe yambaye agatenge kamwe akamesa nijoro mu gitondo akazana mu materaniro Imana niba yarwaye umugisha kuko ufite dutanu ukureho kamwe kugira ngo nabagire ute abona akahinduranya n'akakandika kandi ibyo bintu nubikora Imana izakugirira neza. Musimbi mu rusengero bari muzi ko zubakwa mu zindabo hano ndibabona mu rwaya yameze ariko reba inzu y'Imana yaje hano kugira ngo abanyabyaha bose hase bihari Imana ibagirire neza. Uyu muntu atari mu rusengero hano rero afite umugisha ukomeye cyane nubwo yaba atakiriho mu ijuru afite imiryango myinshi. Haleluya, amen. Nandisha kuyicara gutya ukambona gutya nanjye nigera mu ijuru Imana igejeje ngo zidukiranuka ndabindi mvanzemo ndivuruguse mu byaha Imana itangiriye neza ngo ndewe agakiza ngatesha agaciro narangiza ngabikora neza nanjye rero nzavuga ati yewe umuyobozi wari uyoboye bose urwo muri dogo we uraho abo wagaburiye abo wanditse abo witangiye hirya no hino mu gihugu abo witangiye hanze y'igihugu abo ngabo bose bazakubera imiyaga yo kugeza mu bwami bw'Imana. Amen. Ubundi Bibiliya itubwira neza itorero ryita ku mfubyi n'abapfakazi rigafasha abatishoboye iryo ngiryo. Amen. Amen. Iryo ngiryo wewe nanjye twahagiye hano muri minisiteri byanga byakuru abanyabugingo barahazi. Haleluya, itorero Yesu aratemera ndagandi bari bakanya ndangije pasiteri amaze kunsengera ansomera ijambo ry'Imana ndacyibuka kandi wumve mfite imyaka 18 uyu munsi mfite imyaka 45. Ukuva neza ibice 18 urasoma wiyumva arangije araceceka arangije arambwira ngo mama wawe fatira ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ibice 20 usoma ngo ugeze ku murongo wa 5 rekeraho ayo magambo arangije kuyabwiriza. Amen. Naje kukubwira ngo reka kuva mu masezerano yagumemo ibyo wasezeranye kwaha uzabibona. Amen. Yawe icyo gihe data na mama bamaze kubona ubuzima mbayemo data na mama ni Yesu Kristo nawe wamuteye mu bice by'urusengero kuko niwe wava mu bandi ukaza kungaburira. Yesu ni data. Amen. Uyu mubyeyi ni mama vugira ngo amen.
narezwe n'abivanga n'Imana ntabwo datari wambujije njye narezwe n'abivanga n'Imana igihugu cyose cyarageze gusa ndamuntu uzamepfa mu mujyi nirirwa muri gare buriya ndamuntu uri hano wabonye akamenya ko nabaye muri gare ubu se ndabanza twahuriraga ingoma nicaye ahantu ndi gutegereza uwangirira neza ariko mujye mureka kwiyumanganya ahubwo wowe kubijya Yesu nurangiza ubikarabe numara kubikaraba ubwisige ubona ubwiza bufite tugire ngo amen ndangije ngurura bwa bwiza Yesu yavugikiye pasiteri barambwiye ati amagambo abiri mubwiye nuyakurikiza bisubiramo nuyakurikiza uzabona ubwiza butungu kandi cya kabiri uzahabwa gutembeza mu rugo abanza areka abantu nabo nubwo mubabona ayiwe nabo baba bararushye kandi baba barakoze si mwabonye abo babyeyi bari kutuyobora umuntu abandi twabyukiye muri ndasenga hafi isaha yose umuzisi bwaje kwambi mugafite byanyuze hano se hari abarozi bahari rose yaje kuba yabaje gushaka ibitari byabo kugira ngo amen ari nawe nibyo waje gushaka ibyo kugira ngo Yesu akugirire neza ndangije ndicara ndatuza ndangije gutuza nifataga gucya abazanye agashati keza arangije nzanga yaragaciye amaboko n'ishati yambaraga nawe ishati y'umupasiteri uzayitegereze mu gihe riteye ipasi yaraho nigeze kujya gusengera barangije baranyitegereza barandeba ndagore baramenya umugabo utuyemo imbere iwanjye hano imbere buriya kino kibiri kiri hano kuko ariko mo imbere hari umugabo utuyemo kandi uwo mugabo atuye mu mutima wawe umugabo atuye mu mutima wawe noneho arangije baranyitegereza barandeba noneho bandebye umwuka wera w'Imana wamanuka nyamara icyo gihe uwo mwuka wera wamanutse byari bikwiriye kuba mwuka wera uza wagera muri twe kugira ngo amen ese wamenya ko kuburiya hano wicaye uyu munsi wa none uyu munsi tariki ya kangahe kumaze kwibuka turi tariki ya gatanu ubu si abagiye 2023 tubarusha ubwiza ubu si kubunana indabo bashingiwe ariko reka mubwire aleluya kuri abo ngabo bashyinguwe kubu hari nanjye mba niyo mpamvu tujye gufuta imbere y'Imana kugira ngo amen ndangije pasiteri abafashe ya shati arayinyambika arangije afata urwembe icyo gihe ibintu byo kogoshesha urajya muri salon de coiffure byari bihari arangije afata urwembe asaba amazi arazagarabya mu mutwe arangije anyogosha wa mutsatsi wose uko wakabaye arangije ambura mu cya gipira cyo nambara agaragara ati uyu mupira uzawumanika ahantu uzajya wibuka mubwire amen kino gihe ubuka iki Imana yagukoresheje kino gihe niki wakwibuka kino gihe wareba iki ubu kino gihe cy'urimo kudamara ukabura kubona ko wariye ukarya ukambara neza abana bakiga wowe wakwibuka icyo Imana yagukishije mu buzima bwawe ndangije umukorode gucya kumureba rero amaze kungarabya arangije yari yazanye n'utuvuta aratunsiga arangije kutunsiga abunambaye bushyashya arangije arambwira tureba iminota mwogeje buri munsi nzajya ngera mu munsi wa kabiri nje kureba ko wakarabye pasiteri kumubera umukoro naje kumubera umukoro umunsi yanyuraga mu rugo kabiri yazaga mu gitondo akangarabya yarangiza akazana n'umugoroba saa 12 akangarabya yarangiza agataha gira neza bwira ute uzayisanga iyo ugize ute iyo ugiye noneho hajyaho nagiye wa muntu wari uyoboye y'amashengesho aranyitegereza nawe nagiye nambaye ibirenge cyo genda buranje nambaye urukweto nawe urukuru ariko urukweto urukweto buriya ruhenze uzi buriya iyo urebye ukareba nambaye n'aka gapantaro kano gatise kanjye ukabona nakubisemo n'aka gapira kugira ngo amen
ukabukurikirana, hari ibice 9 ukabireba neza, ukareba ubwo buzima mbayemo kugira ngo Mungu ambwira ati ibi bintu ukwiye kubikoresha, ubundi warangiza kubikoresha buri wese akajya amenya Imana imukura n'uburyo Imana ikarabyaga. Twigeze tujyana gusenga yumvisha uburyo ubuhamya bwanjye bumeze, n'ijana ryitegereza arandeba arambwira ati ndatashye ariko nzaza kugusura kugira ngo amen. Ese hari urukundo rwo tukubwira buriya kuba ndari guhanura ntabwo uri bunyumve, ahubwo ndega amatwi wumve. Umwana buriya ni kugira ngo umwana ni umwana, kuko kuri njyewe ni umwana. Buriya mfite umusore bangana, mfite umukobwa bangana, kugira ngo amen. Ariko urashaka urukundo bagutya ukumva ko mu bana 8 mfite hari abana bagiye bavukira igihe kidashyitse, cyangwa bakaba babandi bitwa ngo mama mfashe urugo kujya oya, mfite abasore n'inkumi, buriya gucya nanjye noshinge. Mu minsi mike niba byakunze Imana yabyemeye, muzabona n'abatumiye, kandi nzabatumira pe, nzabatumira abakristo mugegere muze murebe ibyiza Imana yakoze. Iriya mfite umusore ushobora kuba mu minsi mike ari kuyerekana ahantu runaka, kandi nimwiyikabiriza iyanyu. Haleluya. Buriya ndakure Imana itapfa, upfa kuba wayemeye ukayigumaho yuyigumye ubundi iramushyigikira. Niyo mpamvu nabwiye kandi tuwo kandi urusengero ruvuga ngo hano nahera y'Imana, nusubiza amaso uzamenya ko wapfuye. Aha hano nuteshuka gato ibyo birakubera, mumvugire ngo amen. Ariko ubundi njye gikinjira hantu ishusho yaho ndayibona ndabindi. Amen. Yangije ndicara nambaye ibirenge n'amabara nguye kuko n'ingweto watumenya uturenge twanjye tungana. Ubundi umuntu uzakunda kureba ku mashusho yageze ari ku birenge byabingana, ubundi ngewe yari igihe cy'amashusho ngomba kukwigisha hano. Duzanganishe ngo wambaye inkweto, turi mu cyondo kimeze gute, twakoze kose imeze gute, ndabyo kwambara inkweto kubera ko n'ubundi izo nkweto nambaye namaze imyaka 18 nkikubita kwa 21 ndaza kwambara inkweto. Kugira ngo amen. Ibyo rero tuzabingangisha, tuzanabindate. Ubwo naje kukubwira ko ubwo byiza ufite ni Yesu ukubaye. Umwuka uhumeka Yesu. Gucya ukumbona buriya gucya abantu baramuraga bakavuga ngo ufite n'imyaka 28. Ibyo byose ni Yesu. Haleluya. Amen. Mberutse kujya Kigali, hari itorero rimwe ryari ryamamagaye ati dukeneye kuduha ubuhamya kandi kuzamarana natwe iminsi. Abwira atariko urugendo rwo kujya Kigali iminsi 3 ngagumayo, nabyo ntabwo binyoroheye mfite umuryango. Nijoro njyamye ngiye kurambura umuntu ambagaje arambwira ngo nimutuma ntuzage, ndamubwira ati nzage. Navuga ngo ya yego bongera bagure n'ingweto bongera nambara ibirenge. Yewe amen. Arambishe arambwira ngo bari abantu baguhamagaye, ngeneye ko wumva ibyawe, nyuma y'uko wavuye ngiye kwinjiza ingamba mu itorero, kandi izo ngamba inzengero basaza iminsi 3 hamaze twahavuye habonetse abakristo 280. Icyo Yesu yari yamamaye yagikora gutaha. Kugira ngo nyine wewe kubera ko ari ubwa mbere ubonye ndabwo bamenye ibindi, kandi iminota ngiye gukora kishize arikora nk'iminota 3 bityo tugiye gusenga Imana. Naho uramenya uranagombye kukubwira kugira ngo iyi mpeta nyambara itangize muzinzi. Kugira ngo amen. Ariko kugira singo noneho nambara inkweto byagize muziye nzira. Kugira ngo amen. Ariko kugira si ngo nemererwe. Amen. Kugira ngo nemererwe gushyikira ubwiza bwa Yesu nyirizina byagize muziye nzira. Mfite umugore
Vite. Amina. Reka mubara atari mu kwezi ya Mungu. Nawe ufite umugore n'atabana mugabo we sibyo ariko wanjye niwe mwiza. Gati. Mfite umugore. Hari umugore n'abanyana wicaye hariya. Nzaho yagiye ariko yicaye hariya. Buriya ari kumwe n'umudamu wanjye rwose ndakubatandukanye. Buriya ikagira aho ngaruka. Mfata akandi gace gato, akandi gataruke dusenga Imana mu mbabarire sibyo, ariko ari umuntu afite n'icyaha sibyo, kandi akumva yanabivuga byose akabirangiza. Buriya iyo biza kugenda kwa kakundi kandi yabimereye ubundi nari namubwiye tugire pasiteri ko nibura isaha imwe n'igice ari iyanjye ndigisha abanyamasengesho buri wese agataza icyo agomba gukora kuko ntabwo tugire ngo amena. Ariko imigambi y'abana b'abantu si Imana. Icyo gihe nyuma yo kuwa mbere kuwa kabiri uzaba uri hano ndashaka ngazareba icyigisho twakoze na uriya musore turi mu rusengero rwabo namara kukireba nibura kizamukundisha kunyemerera ko igihe nagaruka hano mugatsabira uburenganzira ngabigisha icyo cyigisho turi kunyuraho bagira ngo ubuhamya bwanjye mu bantu bose babusange. Kuko iyo wicaye mu rugo gutyo ukicara ugashyira televiziyo yawe hariya ubuhamya ukakumva niba uri umugore ukubita umugabo uhita ubicika. Amen. Niba uri umugabo ugera mu rugo ukabwira umugore we tumva wakigabo we njyewe niwe kugucikira inkokora nanenda atacyo tubivaho. Niba uri umukobwa uteganya gushinga urugo uzi ko uzajya gusuzuma umugabo uhita upfuka amaso ukabwira Imana ati uzaba umugabo nzashobora kubaha uwo ndazubaha uzamwihorere kandi nanjye uzambereze umugabo uzanyubaha kugira ngo tubashe kubaha. Vugire ngo amen. Ariko icyo gihe kurota umwana uyu njyewe umudamu wanjye Imana yamumaye turi gusenga gutya duteranye turi mu masengesho umugaragu w'Imana umukozi w'Imana ajya mu birere ati wi iravuze ngo iguhaye umugeni none. Amen. Urabivuga urabizi irangije abatwara bicaranye hano ku ruhande rwanjye aricaye umukobwa urangije kaminuza ntabwo yicaye urangije kaminuza uyu mwana yicaye urangije segonderi. Imana iravuga mu nza abo bakobwa bicara hindukiza amaso ndahindukiza reba ibibazo ndahe nareba ishati nambaye pasiteri wayinya nareba ipantaro nambaye pasiteri wayiguriye nareba ukuntu nageze mu rusengero ndi kugendera ku muntu naho magengiye gupfa nicaye mu nzira inshuro zirenga 50 ndivuga mu mutima turambye ngo ndebe umukobwa urambye ngo ndebe umuhanuzi abarugari abahanuzi mushite ibibazo niyo mpamvu mujye musaba pasiteri mumubwire ati pasiteri dufite amasengesho y'iminsi 2 y'abahanuzi gusa kwerana n'Imana Imana ikadukomereza amaboko kandi igashyigikiriza inkingi z'umutima kuko ibitunyuramo biragoye kandi bimwe bikakare n'ibyoroshe ibindi noneho ari igitabasha gusohora mu kanwa kawe. Umuhanuzi ababwira ati tumva mwana wanjye akubwire reka kurunza imitima ongera ibintu tubarebe urebe neza ahubwo haguruka urebe neza ndahaguruka vuba ndabareba
umukozi w'Imana ahagaze ari inyuma nongere gusubiremo n'ukuri byatujye mwebwe musenge muhamagarira abo ngabo bapfuye abatari bamwe n'abareba ariko nongere gusubiremo abahanuzi bafite ingorane zikomeye maze babakobwa bari abakobwa b'ibishongore beza kugira ngo ni beza manzi bikurure neza abakobwa ndabitegereza maze kubareba mbona batangiye kugirira umushinya kandi ubwo rero bandebaga nk'umuntu nawe baze kuba barabemeye kurikira hagati yabo ariko Imana yari ishatse kugira ngo igire ikirema ni ukuri ubundi Imana imaze kugira ngo bagugende ndaseze n'izahabu dufite tuguha mu izina rya Yesu baguruka nari mbonye Petero na Yohana babizi bacu ndangije gutembera hari korali y'urubyiruko yahabaga ndangije iyo korali numva bajya kuririmba noneho babaririmbyi babona ku maguru yanjye babona ukuntu umeze najya kurepeta bakanyiruka nakugira mu rusengero bakanzuka n'ababyeyi shaka mubyara ndana ko ufite yimereye ngabuki uzamurere kuko byanga byemera za kugenda n'umubyara utuguru twe tumeze turiba hejuru uzamurere byanga byemera za kugirira iki ndangije ndakugendeye rero namaze iminsi itatu ndahandi mu ishyamba nidushutingira handi uzambwire ngo reka handi twari turi hepfo y'ahandi za mashini ziri namaze iminsi itatu njyaneyo ndi gusenga niyo mpamvu abantu bazareba videwo yanjye bazasanga mpandura ngiye gusengera mu butayu ndi kwibutsa Imana ibyo nabaga ndi bityo gihe ikindi bazansanga ndi gusaba kumuha kuko ni akazi kanjye nasabye ku muhanda igihe banibutsa abantu tugureke gutesha Yesu agaciro niba yakubwiye neza umuhamagare kandi n'umuhamagare w'ibituya reka kumusondeka nawe nakubona azakubwira ati karabe mwana wawe isi ujya ukeneye kwambara wagisi isi ujya ukeneye kwambara nabona umugabo umaze sinaba ukeneye kwambara kositimu ariko yego noneho ndangije abakobwa barebanye ari batatu bose bavugaga mu ndimi umubyeyi wabo yarumwe barareba nshaka ko mukabona imukajya kwicara ahandi umuhanuzi tugomba wabivuze ari nzabisohoza abakobwa barahunga basohoka mu itorero bagenda bajya kwigana bahunze korose bahunze korose ibintu by'Imana yamuvuze Imana iri kuvuga abantu bakagira cyane no kubica kabakwica Imana ivuga ngo wayi imodoka no mu rusengero kumara kugira ku bindi Imana ivuga ati mbere hano ku gisabu mu kubisa n'ikindi kibanza arayida kuko batseyo kugira ngo mbesha bagwe ku mafaranga nuko numbaraga yatungaje no mpamvu Imana yacu yagize ubwenge ivugiraga muri rusange amen abakobwa bagiye bageze Kigali wa mbere ageze ko Imana yari yaravuze ko byanga byemeriza bashyira ikimenyetso niyo urabunga wiyakirema cyane n'ikimenyetso turetse nzabere bageze Kigali wa mbere imodoka imukubita igitsiburira abavuyemo amenya arangije ahita ajya muri koma baramuterura bamujyana sashika agezeyo kandi nawe yarareze iby'ubuganga urumva ibaze gufite kaminuza y'uko biteye agezeyo bamushakira imiti yo kumuvura arayibura bamukora bakumva asa n'abapfuye kandi ari muzima noneho Imana iri kumugendera iri kumwereka ko ibyo yakoze bidakwiriye ndangije kandi Imana yavuze ngo nimutire marebe cyari ikigereranyo Imana yo yari ifite uwizambeza ahubwo umeze ka ariko bo
bishyira hejuru biyumvamo ko ndamutse barambagisha bakagenda ari we yabivuze papa mukecuru Imana yabivuze none ibaza yabivuze ngaho ntabizi ko yabivuze sibyo none nanjye Imana inyikutiye umukobwa wawe wicaye hariya turahuye arambwiye ati rero Imana yavuze ko tuzibangira nawe arangije arambwiye ati rero nanjye koko ne nawe nyerekwa ko tuzabana amen ubwo ndiduje umurongo umukobwa arambwiye ati akaba umusheri wanjye mu maraso ayiwe no mu birenge arafunga neza arangije tokegambira rushaka usinzire bakavuga ko ese
tugeze Kigali turagenda ngiye ko nambona aranjyanye ahantu hanini kandi hakari heza ari porotari ubona ko bifuza muri gusoma no kwandika ariko mbona ari imibare ariko mbona musa none se hano no kuzashi tunasubije mu byaho kazi ariko shoferi akongeza kuri sashi tudere sashi kanya ndabikira ngaye ya tumufuka wewe cyane imani gufasha uzakoresha amen. Imana yagutangije yaguhambirira yaguhambirira ikagukorera ku mutwe kugira ngo amena ukabona ko uzagasangaho kuri cano yanjye bitashimishana abantu bari kumbwira ati twagufatiye mu cyapa ariko nagati mwumva atari ko ubu ubuzima ndimo bukaka Yesu agiye kuzambereza ubundi buzima haleluya ngeze kuri CHK naringiye ngeze imbere ngigeramo gutya ngura n'umudamu arambwira ngo Imana yarindiye muze kuyobora ahantu ugomba kujya ayiwe hano simbura hari bari gusaba bizaha uyu umuteguro wa Yesu none se umuntu twazanye ndabura kamere kakasanye ko twese turahurira mu turabitorero rimwe ahubwo Yesu we yavuze tumugende murahurire ubagaburire baryeho nabo bazavumbishe n'abandi kandi cyaka nikigaruka uzongera usubire tugire amen amen. Nuko ndangije gukobwa naragiye mu maranjyana arambwira ati Yesu yabwiye kuje kureba rero ko kwijyana usimbo mumare yavuye nyamashyi nawe arasari niyo tuzahahurira mukobwa mbageze ngiyagera ngo ndavuze ku maso abumura amaso gutya ahita ambwira ngo kanguka dore aramubwiye kujya bahageze kurakuwo muntu ndangije gukora yoroshye ishuka gutya ndangije abakandakije barakanguka gutya arandura nkubise amaso ngasubira muri yacu ndambwira tuyavamo nje hano ku muteguro w'Imana haleluya amen. Naramubwiye ati nubwo wahunga ijisho ry'Imana cyangwa wahunga ijwi ry'Imana ndahantu uteze kuricikira ahubwo Yesu yambwiye ngo ninze gukangure mubwire ngo ndagaruho Yesu yandeguriye Yesu yababaraga n'ibigereranyo ahubwo Yesu wanjye uri ngaho yamushyize mu kabati agiye kuzamufungura amen. N'abantu b'Imana muri iryo jambo rimwe ndahagije umukobwa arakanguka akangutse agira ute arambwira tumva rero ibintu ni bibiri ibintu bibiri haleluya byari ibintu bibiri bibayeho umukobwa yahise akanguka aba muzima abaye muzima arahaguruka ijwi rirambwira ngo kora kuwo musaya ngo uraho umusaya wari warabyimvira byimuka ndamubwira ati Yesu aransezereye ngo nindahe nongera zisohokera hanze kuri rwa rupangu ngeze hanze kuri rwa rupangu ijwi riba rirambwiye ngo hagarara ngo ya modoka yakuzanira neza gusubiza ku Gisenyi umurwayi wari uri muri CHK bahamagaye wa mushoferi ati waza ukangura hano ko ngiye Gisenyi turumvikana ngahe barumvikana ngiye ko nambona ya vatiri yanzanye iragarutse mwarangije ibyari bikuzanye misiyo yawe ti ababwiye wa murwayi ati none se uyu muntu turamusigano kandi agiye Gisenyi gitoya tindabo twamusigano tumujyane nawe nikiremwa ngabandi mvugire ngamena ariko iyi Imana igutindije mu korosi ibitana gutegera tugiye gusenga Imana ubutanza ababwira uko umugeni wanjye nashingiranywe nawe nuko namubona indangiza mbabwira uburyo mama we na mukuru we na musaza we bamuryamishije mu nzu bakamukubita umubiri bakawindura amaraso mu ndanyemere ariko kubera ko Yesu yari yabyemeye arababwira tumva Yesu yagiye ku musaraba arabambwa ndigeze abambwa ku bwanjye ndigeze abambwa ku bwawe
twebwe twese isi yose yaratubambiwe, abagufi, abarebare, abafite ubumuga bwo kutabona, bwo kutumva no kutavuga, n'ubw'ingingo n'abakambatamba bose yarababambiwe. Amen. Mvugire ngo amen ariko. Yewe nigeze mbwira umudamu n'umukobwa wanjye ndabicaza ngaranda babwira tunga. Hano ni yaza umusore yaba afite ubumuga, yaba yumva, yaba atumva, yaba atavuga, yaba atabona, yamaze kugukunda ukambwira ngo wa mwana, nzamanza ngubwire uko nyoko yanyemeye yakubiswe inkoni nyinshi. Yaba ari umukene, yaba ari umukire, ni Yesu uzaba wabiteguye. Mvugire ngo amen. Harewe umusore aze ngo nuko ngafite ipantaro imwe ngo urukweto rumwe, nagera mu rugo rwawe ugende wamuhirimbira iwe ndabwo ngukeneye. Ibintu byose ni Yesu bitanga. Nasigara yugeze wanjye ukabona umudamu wanjye koko none twari dukwiranye, uyavugisha ukuri. Sikari ndatanire na mama Divine kandi mama Divine ni mutobo. Mvugire ngo amen. Niba Imana yarakuvuzeho ibyo yakuvuzeho bizasohora. Wahima kwa igipangu mayibobo nganje nikomanga hote sugara wa mukete wenda mukobwa wa uriya arahari. Karaki Imana yavuzeho. Amen. Amen. Abasore rero no burya ngagucya uzisimo njya utongena nasabye Imana ko nzakenera umukobwa w'urukarusa na Korodea, nose no bya ko nzakenera umugufi ureshya nanjye. Ayi data we, ayi wewe, niba uri kumwe na Yesu musaba ibikwiriye. Tega amashi mubyeyi papa shira muri bingwiriye kora ko niri imbere yawe. Mvugire ngo amen. Murakoze cyane. Fata Bibiliya udusome ijambo ry'Imana. Turisobanura turarisoma gusa umva iki ndego y'uyu munsi. Naje kukubwira ngo guma mu masezerano. Guma muki? Guma muki? Mu masezerano. Mvugire ngo amen ariko. Bumbura Bibiliya yawe Zaburi 25. Haleluya. Wahageze ku murongo wa mbere. Umurongo wa mbere. Tugeze ku murongo wa 5. Urekera ngaho ufunge Bibiliya yawe usenge Imana. Zaburi ya 25 umurongo wa mbere kugeza 5. Zaburi ya Dawidi. Uwiteka ni we turi mu mutima. Mana yanjye ni wowe niringiye, ne gukorwa n'isoni.
ariko akeshagira kandi ubuzima bwanjye na gato tuba dusa nkaho tubusangiye, ariko hari igihe mwakoze kuki yakoze ubukwe bwose ndura mwatekereje icyo gihe nakita dufite ubundi bukwe ku mudugudu twabura ahurira imbere y'amatorero yagiye rwose urandirimba muri korari aho ngaho kandi bakuriye kumbonekamo kuko ni gishinzwe iterambere ry'iyo korari. Tugire na mena byanga byakunda kumana na Yesu, kumana na Yesu, kumana na Yesu, unambane nawe ugume mu masezerano, Imana nayo izakugirira neza. Nitegereje ukwiteka yandemye nawe ukaruko yakuremye ukareba amaguru n'amaboko yawe tubikusanyiriza hamwe n'ubwiza tugombera hamwe tubwira Imana ngo warakoze. Ubu gutyo ubona mu buzima ndimo mvugira ngo amen. Gutyo mbona mu buzima ndimo hari abandi baturangirije, nzababwira ibikokora by'Imana ukuntu bifata, mbabwire nawe dukwiye gushingikiriza ku Mana. Pasiteri wacu mubyeyi wacu yamenye ukuntu nariye, yamenye ukuntu ndyamye, ariko ntiyamenye ibiri imbere mu mutima. Kugira ngo amena sibyo ukoze Imana ndakubesha, yamenye ibyo ngibyo, yamenye ibyo ngenyereyeho mu mukandara no mu mwego, yego yamenye ibyo nahishe mu mufuka wanjye, ariko Yesu we ari kumwe. Niyo mpamvu dukwiye kumvira hamwe tugapfukama no kwisima tukabwira Imana muvugire ngo amen. Imana ninyemerera namwe mukabinyemerera amen. Muzangorere ubuvugizi n'ingaruka hano ubuhamya bwanjye ndashaka ngo igihe muzajya muraba muri hano mucyara mwagira sharide nabonye sibyo, ariko disi Yesu yarakoze sibyo. Igihe muzamuri kureba hakurya muri mu masengesho y'ibisigaye cyangwa kubaraza cyangwa gufata akayaga kugira ngo tugarure ubuyanja bw'ubuzima sibyo. Tujya kuri telefone nakuvuga atari kuri kamera ashobora kuba Amerika, ubundi wabumva ukaza tubwira Imana ati kuba nanjye waragaburiye nga ukanyuma burya Imana niyo yatwongeje twongeje n'ababyeyi disi, Imana niyo yatwongeje nawe naburiye ntabwo wakuze ngo nawe gucyata Imana ikongeje. Tugire ngo amen.